isubize nimba bamuhaye valeur bakamuha agaciro kuko ari shita isubize ariko habe mwe nizi ujewe nasanze ari uwanditse ari wavuze kuko ari abana banditse muri Kenya abahamya muri siri yaba kumwe narangiye ni yari muri si ubona abahamya kugira ngo bakubigwe tuje kuri iwaje kuri bituma abahamya babikuye wotabizi ndavugira ngo wamwe Ari bakuru. ariko isaho gusa ariko aho ngaho niho maze kuyashyize kandi bize gutona rwango hano satani wowe satani ni hariho rimwe Rakoze sinzi niba baza kujyanye n'itorero kugira ngo bakunze kuvuga ngo agape kuri nyamukinga niho yatangiye kuyereka ijambo ryacu umwe wa Gahamanjat gusa nuko bategeka ko hagarariye itorero n'indi yahangishije ubwonko mbese wowe aho utuye ni wowe murakoze cyane tuboneramo ko turashunguza uburyo umeze ibyo kubaza nta byinshi hanyuma kugira ngo twiyereke ko ari wowe iyerekwa rya bo iyerekwa rya gape uko byaje nakoze ubuzima narize kamena ndetse bose prejudice kugeza n'isite na Goma ndetse n'abantu
umwaka wa mbere umuhejeje habaho gatese bafatwa cumi na babiri sisi batujyana mu sisi twamaze turekuye kuza ni umwaka wa kabiri mu universite finance mu bitabo kugeza kugira ngo ariko tuvuge imana ivuga ngo izo wabasiza izo wabasiza kandi muzi kuri narifite imana mwiza narivuye muri bisikiza maze amezi umunani n'ishuri ariko imana ikagusiza nshitse hano narize lisansi nirangije muri microfinance gutangiza gukora n'ibindi ngarutse nanone kurana n'umugabo wa Warwejeje amakazi ba station nakoreshaga amasansi siko wenda tuvuge ko nshobora kumva bayishije hafi ya kitatu cyose icyo gihe niho haje kuba umwuzure wangu haje senga rangira ngo nauga navuye nasezeye naza ariko kabo ndari zisasa kabo musengayo tisanse nokora kaje muri adresse ariko basenga nasezeye zawe kugeza ubwo nanditse isezerano nasengeraga muri gereza bisho gukomeza umugore gutangira guharaye abakristo bari benshi mu buryo bitari zoroshe nari umudiyako bitari zoroshe kuvamo kandi nanse kurasera mu gihugu n'abandi kubigerwa kandi batangira stade senyeri maze kuvura gushima amasenti mbere umuzeyi mwiza n'abantu bakugere uzi kuri sinagiye bijya ko kubango yagiye bakorana ya kwemeza niwe wasengeye ku pasiteri uregera ubisho kuzana n'umuzeyi waje n'ubu tugiye gukora hano muri gufata ijambo rero icyo ushaka kugira maze gutangira hari muri 2013 mu kwezi kwa gatanu tariki 5 ariko ngenda byasa menshi ugereranyije n'imyaka mike para corona virus rero mu magambo magufi yerekana ibyavuye tangiye kubera umuhamagaro natangiye kuko ari mu gusa murakoze imyaka myinshi kugira ngo isozi tugiye kubaza maze imyaka myinshi hano
umugani muremure wa mbere baje baje kuza ndi munyeshuri urugo rwaje barasanga twabana Ngagara baraza hanyuma jewe abandi baragiye mu kambere bakasiga hano kugeza n'abandi cy'ukoki Ngagara rero ikintu muri processes yase gusa nuko wenda tugora kumva mu bintu byinshi bisaba zikunze kandi mu bintu byinshi zikunze ziri mu gihugu niba ke cyangwa ni mbere nuko ngo yarantumyeyo n'abakristo abantu baramvuze baramye cyabaye andi kubangi nta bandi baza bajayo hari wambwiye ngo nanone yafuka mu Faransa baba barakuye naho n'umugambi w'Imana naho jewe nababwira ngo mukive ntawe areje gusaba ndavuga ngo biwobaniye kuko akenshi mu by'ukuri dukora cyane zimaze barishe n'abashije bafise bijejwe n'abatese bari benshi rero turagenda maze no kuganira n'abagore benshi n'abategereje bashaka gutangayo ngo Imana kandi gusaba ko ndakora seza ariko bimeze ariko ikibazo ni hanyuma ikiganiro warayoboga n'igitano kugira ngo yabishoboka hariho bene batatu bakomeye kuvuga ko twakanye n'amakuru ariko twanyuze ko cyukuri cyarabaye kana n'abari hano muri myaka n'ibyo twakoze habaye nagana habaye gasore naje ndakurikira bari kandi boya ariko gusa n'abaye pastor ariko kubera imirimo myiza ushobora biba byinshi ndaruka assemblée générale batora nuko perezida dufite none Dr. John yasi hanyuma tangira kanisa maze gutangira kanisa muzi Imana inyuma mu mezi ya hafi nicaye nzani uko twarasenze hano muri Rwanda hagakira gusenga muri Kadese usengeye muri Kadese hari inyuma tashe usanga abantu usanga banditse bishobora wicaye gukora amaraso dore mubona nagiye kumutega ikibuga cy'indege twagiye mu manama Uvira ngo duhura n'abatakira
wo mu minsi w'inganga avuyeyo kuja kuri wacu no kwaje gusozereza kugira ngo kisi kivemo nicyo gutuma navuze ngo sinasubiza asike inasubiza n'ukuri kugeza amasaha ni ukuvuga ngo utekereza igihe zatangiye kuvuga kugeza none muri gatanu n'ibindi ndani turavugana se mu petifone ariko se cyabaye cya mbere cya kabiri haje amakuru ngo harimo timu wazakaga wari timu minisitari ngo iyo bandika bavuga nije wabaga ku murongo wa mbere niyo wabaga ku murongo wa mbere kibuka ko abahe bandi nta n'umwe uragira akamaro y'ubwoko icyo gitangaje sivuge ko nataye ishuri nataye oya ishuri rizambere ritangaza ariko ndaza kubaho ijewe nasize ishuri abandi bariga abahaye bandi kabaye biga ibitanga imyaka nakoze irakura n'abaye za mavuga abantu bahe bashika n'abaye mu gihamba harananiwe nariko rero ugasanga agahamye mutarahanze kagara saka jewe nabaye ndi president ni kuba ngabana icyo gihe beruka uzoba ni kuba ngo barara iwanjye kudamu ariko kuba ngo yo mutara abamusebe ariko uvuga ngo ndahagari we saka kandi ndashaka icyo yakoze kandi contribution zo gufasha nuko umuntu yigase nimara uwo ngo wanditse nimara naje nandike umusubizo yaje kwandika bamwe ngo nukugoma noneho babaza abandi bakubwira ngo bona abadayi noneho utabaza kubwira ngo iriya letter yanditswe n'umudayimoni cyangwa ni satani bisubize nimba bamuhaye valeur bakamuha agaciro kuko ari shetani bisubize ariko habe mwe n'inzu ujewe nasanze ari uwanditse ari uwavuze kuko ari abana banditse muri Kenya abahamya muri siri yabahaye kumwe narakiriye ni yari muri si ngo nabahamya bavuga ngo bakubwirwa ituja kuri ituma bahamya babigiye wotabi ndamubwira ngo wakoze n'ikindi niwo wakwiranije kandi izina ryanjye kwango uriterere hari uvuga ngo ndumva kayikora amazi twitwita yuko ariko ndavuga ngo uzarimo bose abakozi b'Imana kora make uratukwa nukuvuga ngo amakoti zakwa tagira kwanga uyu munsi niba uri mu mezi utejo bazokugeza ariko ndashima Imana narasenze n'abasenga baratabara barukatika nitore yakewe biragenda zabaye birebire inshuti yakoze n'abasaba turabona imbere y'Imana kamera kuko ntabwo ariko ngo twakoranye amanama twagiye muri ambasade simbi cyahi kugeza ejo bundi twarora afungo se mu fre twakoranye niwe shuti ariko batekereza ko ari wowe ati nta wundi mfite ubushobozi bwo guhamagaza ikintu cyose kuza n'indege ufatero umwezi indege umujane nawe kumve afite ikosa afite izo bamushinja sitazi kuko tubamufashe n'amakuru y'amasare barabajanye bakeka ko ambasaderi yoba ari muri hasi ariko nyuma ngo yayindi baje gusanga ari kibazo cyawe cy'akazi ariko gakera bagize gute kera bagize ngende kandi sinzi ariko cyo nakoze amasengesho kandi
umugabo wazi umugabo ni ukuvuga ngo mu muhamagaro no mu gikorwa natewe n'abantu terwa n'abantu bafite ishari terwa n'abantu na satani ubwatera kuko iyerekwa afite ntabwo gusa rero waruvuze wese niki musigara mu by'ukuri icyambere n'imbabazi jewe banditse wavuze umutima wanjye warababariye hano ubwanjye warababariye icyo utababarira sinari kuburaga naje kuba no kwivanja no kuba n'uvuga ariko havuga isiko kandi kandi umugabo uhamagarwa n'abandi bagabo banditse bakavuga ati cyara hano wagoye abantu watumaze wagize gute ariko mushinja kandi ntacyo uzokora kandi ntacyo uzokora iki habe n'ikiganiro kwayo icyo cya mbere ni nacyo cyanjye nashatse gusa gukura amakuru y'abantu icyo uzosubira kumbona nawe nzabigira cyose niho bizabicisha ariko ibi ngibi ariko nari bivuze mu cya mbere ni imbabazi ikindi gusenya umugozi kandi birinda umuntu benshi natekereje umuntu wese kuza nabitekereza mu bikorwa niba uzabandika uwitwa Naboti ni bene ujya muri Bibiliya Naboti ngo habonetse abagabo Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ni abagabo b'ibigoryi baje gukushinja Naboti kugira ngo bajye guteka hano gusa jewe nahise mvuga hari abantu bashatse gushinja ibinyoma kugira ngo wenda babe bohungabanya umurimo babe bohungabanya itorero ariko ndabyo uwa kabiri ni Stefano kuko ngo Stefano ugiye muri umugabo wagiye gukora abandi bantu shaka ni ukuvuga ngo hariho abandi bantu ngo babize batanga bagabura ngo bagaburira abantu bigacikana abapfakazi tubashakwe imfubyi zishyizwe ngo bucya bari mureke dushaka umugabo w'umwizerwa ubasha kugaburira akiza Stefano ngo ashike ngo aragaburira akiza ubutumwa bugenda neza ababo bajaga mu rwego bakamenya ko twasize Stefano bigira none ngo bucya nimba barafu uwa mbere bafu Stefano uko bavuze baravuze ati yakutse Imana ndetse n'amategeko yarayiye amategeko y'Imana yarayiye nicyo bakubeshera nicyo bamushije ariko yaravuze ngo Imana babariye gukora ngo naje tugiye kiza gituma ugurishwa na benshi akuzanuka umunsi Yosefu bamujyana bamusiga mu mwobo bene se Yosefu umugore kwa Potifari barafata bakamurikiriza ariko ngarakeye agapara umwana icozo nyuma y'ibyo kandi byararangiye hariyo iby'Imana igomba kugira hariho iby'Imana hari iby'Imana na Satani arigeze ndabibona ko payi yo gukora mu bantu Satani cyeta muri bavuye abanyacungura basezeye basabira ubumwe urukundo gusengera ku mugozi umwe gufashanya icyo ari cyo cyarangira habe n'umuntu waza kugenda ari kuza mu cyose n'umuntu wese wageraga hano cyangwa uza muri bafashe tuzadukora tukaza turafitiye ni ukuvuga ngo n'umushyitsi wageraga hano biba ngo hantu hambere arangwa n'ibintu ariko Satani imenera muri iki kintu abanaba ute twambaye izihe ngufu ariko
abakunzi bakadukinisha twasaba gukora subscribe ibintu byose bisabwa n'ubuzima bufashe kugira ngo ibikorwa zigende neza ibikorwa tugende neza amahoro y'Imana